Shalom, shalom, shalom. Yesu nashimwe cyane, Imana ishimwe cyane kubw'igitondo cy'umugisha yaduhaye. Ni muri ya gahunda ya waramutse kuri Muhoza TV ugezweho na Muhoza. Turashima Imana kubw'urukundo rwayo. Turashima Imana kubw'ingabo zayo nyinshi itanga kugira ngo tube duhumeka. Amen. Uyu munsi tugiye kuganira kuri teme ivuga ngo Uwiteka ahahise hahora haza. Nagatewe ipfunwe naho. Nagatewe ipfunwe naho ukomoka. Uyu munsi ari ku mutima warakomanga. Ubwo ari gukomanga nuze kwigira nkana uze kumwemerera yinjire mu mutima wawe. Amen. Ijambo ry'Imana tugiye gusoma riri mu gitabo cy'abacamanza. Imana ishimwe cyane bene data. Igitabo cy'abacamanza ibice bitandatu turasoma umurongo wa 15 kugeza ku wa 16. Ariko reka duhere kuri 14 nibyo byiza. Aravuga ngo nuko Uwiteka aramwitegereza aramubwira ati genda uko izo mbaraga zawe zingana ukiza Abisirayeli amaboko y'Abamidiyani sinjye ugutumye. Gideon aramusubiza ati ariko Uwiteka Abisirayeli nabakirisha iki? Iwacu ko turaboroheje mu muryango wa Manasi nkaba ndi umuhererezi mu nzu ya data yose. Uwiteka aramubwira ati nukuri nzabana nawe kandi uzanesha Abamidiyani nkunesha umuntu umwe. Amen. Umva Gideon icyo yavuze. Gideon aramusubiza ati niba miriwe mu maso yawe yereka ikimenyetso cyamamiriza ko ari we tuvuganye. Amen. Ikintu nakubwira, ijambo ry'Imana ritwereka ko Abisirayeli bakoze ibicumura ko Uwiteka Imana ibahereza mu maboko y'Abamidiyani imyaka 7. Amen. Ariko igihe kiragera nk'uko Imana itagereka abana bayo irongera avuga ati reka nze nongere mbakure muri aya maboko. Iramanuka iza guhitamo umuntu woroheje wita Gideon. Amen. Ngo bajyaga bahinga bamara kweza Abamidiyani bakaza bagasarura ibintu byabo bimwe na bimwe bakanabinyukanyuka uburyo nta kintu na kimwe babonaga. Rero mvuga ngo uyu musore yari ari munsi y'igiti arimo arasekura ingano kugira ngo ahite azibike azihishe bataza kuzibatwara. Ibaze nawe umuntu w'umusore ari kwisekurira ingano ari gusekura akebaguzwa kugira azihishe. Ariko Imana ikamureba ikabona ni umuntu ukomeye ugiye gutuma igihugu cye kiva mu buretwa. Amen. Ndagira mbwire ngo ntukisuzugure kandi witerwa ubwoba n'ahahise hawe. Imana ikubonye ikubonamo ikintu gikomeye. Niyo mpamvu iri jambo uri kuryumva uyu munsi nuko Imana igufitiye ikintu gikomeye ishaka kugukoresha kandi ntabwo itaye ipfunwe n'ahahise hawe. Oya, Imana ikintu ishyize imbere ni ahazaza hawe. Ikintu ishyize imbere ni plan yakuremeye. Amen. Gideon yarireguje ngo ni gute natoranwa njyewe wo kwa Manasi. Amen. Mu muryango wo kwa Manasi woroheje. Papa wanjye akaba ari yo wase ariko nkaba ndi umuhererezi, the last born. Amen. Ariko Imana yo mu ijuru yamuhisemo. Amen. Yamuhisemo ititaye ku hahise hiwe. Ijambo ry'Imana ritwereka ko Imana ijya gutoranya Paulo yari agiye i Damasiko agiye kurenganya itorero ngo umwuka cyangwa se arazengera abonye Kristo aramanuka arazengera yikubita hasi. Ijwi riva mu ijuru riramubwira riravuga ngo Sawuli Sawuli ndenganyiriza iki? Amen. Kristo yari arimo aramubaza ngo ndenganyiriza iki? Amen. Ariko icyari kizanye Kristo si gucira urubanza Paulo. Icyari kimuzanye ni ukumuhindura direction y'ubuzima akajya mu murongo Imana yamuremeye. Ntabwo yari itengo yise bangaye yarabishe benshi ariko si Imana yari ishyize imbere. Kristo icyo yari ashyize imbere ni umugambi yari afite Paulo. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo bitwereka ko Paulo yabajije ngo nkora iki? Imana ikamubwira ati ugomba kugenda aha naguteguriye bakakwereka icyo gukora. Ni ukuvuga icyo gukora cya Paulo cyari gihari. Amen. Uyu munsi ushobora kwibaza ngo njye Imana yankoresha iki? Cyarateguwe. Umunsi reme ijuru n'isi nawe yakuremeye icyo gukora, yakuremeye plan yawe. Amen. Kandi nta wundi wayifitinga muretse we. Niyo mpamvu uyu munsi iri gukomanga ku mutima wawe. Uri umuntu ukomeye. Gideon yari isuzuguraga ariko Imana yamubonaga ko agomba gutsinda Abamidiyani ngo mutsinda umuntu umwe. Amen. Uyu munsi ndagira ngo ngire ngo niwirengagize ijwi ry'Imana riri gukora ku mutima wawe. Nuko Imana yahamagaye Gideon ikamukoresha ibikomeye. Uwari umuhererezi nk'uko nawe yabyivugiraga. Ari igihe akenshi abantu bajya babyivugira. Imana ikaguhamagara ngo ndi umusambanyi. Amen. Ngo narasambanye, ngo naribye, naracumuye. Past ya Imana irayizi ariko irashaka kukuremera good future. Irashaka kukuremera umupango muzima wo kuyigenderamo. Rero niyo mpamvu akenshi aba shift yo gushiftinga kujya mu muhamagaro w'Imana bitewe nuko wumva ko uri nuza hari umurongo wishyizemo
ukavuga ati ntabwo nakorera Imana kubera uyu murongo, kandi Imana iri guhora buri gihe kwita ku mutima ikubwira ati I need to use you, I need to use you, nkeneye kugukoresha. Amen. Ijambo ry'Imana ritwereka ko Gideon yanesheje Midiani n'umwisha umuntu. Uyu munsi Imana yaguhamagara ukaba intwari y'umuryango wawe. Uyu munsi Imana yaguhamagara ikaba intwari y'urugo rwawe, iri gukomanga ku mutima wawe. Amen. Ese witeguye kwakira iyo mpano ya Kristo? Uwiteka Nyiringabo arahari kandi aragukunda. Witwa Paulo, tuzi ibyo yakoze, niwe muntu wanditse inzandiko nyinshi, ariko niwe muntu warenganya Itorero. Igihe Kristo yamusangaga ntabwo yaje kumucira urubanza, ahubwo yaje kumuha guidance yuko agomba gukora umurimo Imana yamuremeye. Uyu munsi Imana iri kuvuga ati ndagukeneye. Imana iriho, Imana irakora. Amen. Gira kwizera, gira kwiringira Imana. Imana yo mu ijuru icyo yakuvuzeho cyose izagisohoza. Iryo ni isezerano yaguhaye, izagisohoza. Icyo yakuvuzeho cyose izagisohoza, kuko iryo ni isezerano yakwihereye. Amen. Imana ishimwe cyane. Ubwo wumva ijambo ry'Imana niwinangire, ahubwo umutima wawe uhe Kristo kuko aragukeneye. Uhe Kristo kuko aragukeneye. Gideon w'umuryango woroheje wo kwa Manase, umuhererezi, Imana yambwiye ati ndaguhamagaye, genda uko imbaraga zawe zingana. Amen. Uyu munsi Imana iri gukomanga ku mutima wawe, ku mutima wawe iri kukomanga. Ntabwo yitaye kuri past yawe, oya, Imana ntabwo yitaye kuri past yawe, ahubwo yitaye ku kiba ishaka kugukoresha. Gideon we yivuze ibigwi by'ahakomoka, umuryango uciriritse, umuryango ukennye, umuryango utazwi, ariko Imana yamubonaga nk'umuntu ugiye kuba intwari. Uyu munsi ushobora kumva ijwi ry'Imana ariko ugahora wishyira ahandi hahise hawe. Nakoze ibi, nabaye muri ibi, nagendeye muri ibi. Gusa Imana ntabwo imataringa what you did, ahubwo imataringa what he wants you to use you. Imataringa kuki ishaka kugukoresha. Ibwira Paulo ati undenganyiriza iki? Ntabwo yari iri kubona Paulo wishaga abantu, ahubwo yari kubona Paulo uri gushinga amatorero ahantu hose. Amen. Reka dusenge. Gusa niwinangira umutima, wizere Imana, niwinangira umutima. Nzi ko Kristo ari ikintu ari bukore mu mutima wawe. Nzi ko uyu munsi yarara mu mutima wawe, kandi aguhitamo ntabwo umuhitamo, aragutoranya n'umutoranya. Amen. Niwinangire, ahahise hawe ntihakuzibire kumva ijwi ryiwe. Reka dusenge. Uwiteka Nyiringabo, Imana ikiranuka, Imana ishoboye byose, ducishijwe bugufi imbere y'amaso yawe Kristo w'i Nazareti. Ijambo ryawe ryatubwiye ngo ubwira Gideon ati genda uko imbaraga zawe zingana. Ijambo ryawe ryatubwiye ngo ubwira Paulo ati genda barakwereka icyo ugomba gukora mwana. Turakwinginze kugira ngo umutima wose ufungukiye uwuhindurire ubuzima papa, nk'uko wakoresheje Gideon, wakoresheje umuvandimwe, nk'uko Paulo yahindutse ubwoko bukomeye agahinduka umukozi wawe ukomeye. Uyu muvandimwe yahinduka umukozi wawe ukomeye papa, kuko nicyo kintu wamuremeye, nicyo kintu mwifuriza. Tubisenze twizeye mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Imana iguhe umugisha. Uwiteka akomeza kurinde. Shalom shalom. Amen.